Ikiganiro n'isi n'ibyayo. Dore ibimenyetso 8 bizakwereka umugabo w'umunyantege nke. Ikimenyetso cya mbere, umugabo w'umunyantege nke uzamubwirwa nuko adashobora kwicara nibura iminota 5 uyicare mu cyumba ategereze yitekerezeho yifatira umwanzuro. Oya, umugabo w'umunyantege nkeya ntagashobora kwicara nibura iminota 5 cyangwa sirenga yicare yitekerezeho. Iteka ryose aharanira guhorana n'abandi kubera ko aba yibaza ko yari kumwe n'abandi abakuraho ingamba zishobora kugenga ubuzima bwe. Uyu mugabo aba ari umunyantege nke. Iteka ryose atekereza ko imbaraga ziba zikura ku bandi. Iki ni ikimenyetso cya mbere kikwereka umugabo w'umunyantege nke. Ikimenyetso cya kabiri, umugabo w'umunyantege nke uzamubwirwa nuko ahora n'ubwoba bwo kuvuga oya. Ubundi iteka ryose abagabo bagakwiye kwishyiriraho ingamba zabo bakagera aho bagomba kuvuga oya naho bagomba kuvuga yego. Ariko umugabo w'umunyantege nke uzamubwirwa nuko iteka ryose kuvuga oya biramugora. Ntugomba kureka ubuzima bwawe ngo buyoborwe n'abandi. Niwe wenyine wo gufata ingamba ukayobora ubuzima bwawe, ukamenya guhakanira umuntu wese ukwereka ugomba kuyobora ubuzima bwawe, ukamuhakanira ati oya, maze ukabasha gukontorora ubuzima bwawe. Bityo bizatuma abantu bakubaha, baguha agaciro, bagufate nk'umuntu biseri, bagufate nk'umuntu uzi ubwenge. Ikintu cya gatatu kikwereka umugabo w'umunyantege nke, umugabo w'umunyantege nke arangwa no kutagira intego mu buzima bwe. Nta migabo n'imigambi umugabo w'umunyantege nke muranga ntayagira. Iteka ryose iyo nta migambi ugira, buri gihe imigambi yawe ari ugutsindwa. Gerageza rero utangire none, shyireho ingamba, ugire imigabo n'imigambi mu buzima bwawe, ugire intego, uzabasha gutsinda. Buri gihe ubundi iteka ryose wakagize imigambi yawe mu mutwe wawe, buri gihe uko ugiye gutangira ikintu wakagize intego. Ariko abagabo benshi b'abanyantege nke nta ntego bakigira mu buzima bwabo. Icya kane, buri gihe umugabo w'umunyantege nke arangwa no kugira ubwoba bw'ibitekerezo by'abandi. Ibitekerezo by'abandi bituma atakaza intego ze. Nimba hari intego yari afite yatekereje ko abandi babirimo, ko hari icyo bagakwiye gukora ngo ye kubasha kugera ku ntego ze, abiha agaciro, akabyubaha, akabyubahiriza, bityo intekerezo z'abandi zigakoraho imigabo n'imigambi ye. Icyo nacyo kiranga umugabo w'umunyantege nke. Iteka ryose ahora yiringiye ko ibitekerezo by'abandi bitatuma ashyika ku ntego ze cyangwa ku bikorwa bye. Irinde kugira umuntu wese ureka ngo akontorora ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe ni ubwawe, niwe ugomba kubukontorora. Icya gatanu, umugabo w'umunyantege nke uzamubwirwa ko iteka ryose aba ahari, aba ari available, kandi siko byagakwiye kugenda. Iteka ryose mu bintu byose ntabwo wagakwiye kuba uhari. Gerageza usetinga ubuzima bwawe, ubuhe icyerekezo. Uyu munsi urahari, uyu munsi ntuhari. Ugushatse wese ntakubonera igihe agushakiye. Ibyo bikwereka umugabo uri strong, umugabo w'umunyembaraga. Ariko umugabo w'umunyantege nke igihe cyose umushakiye uramubona. Ibi nabyo bikwereka umugabo w'umunyantege nke. Gerageza mu birori ugaragaremo gake, ugire ibirori ugaragaramo, ibindi ntubigaragaremo. Abagushaka bose ntibakubone, bakubone rimwe na rimwe nyine kubera ko ari we wabisetinze. Ariko igihe cyose abantu bagushatse bakakubona, ibyo bigaragaza ko uri umunyantege nke, ntacyo ushobora kugeraho. Iteka ryose waba ugendera ku by'abandi. Setinga ibyawe, tangira none, gira intego z'ubuzima. Icya gatandatu, umugabo w'umunyantege nke uzamubwirwa nuko nta discipline agira mu bikorwa bye. Ntafite ibiba byanditse, apfa gukora, arebera ku bandi agakora ibyo ashaka, nta ntego agira. Buri gihe ahora ashaka kureba ibyateye imbaraga abandi ngo nawe nibyo bimutera imbaraga. Ibyo bita motivation shot. Siko byagakwiye kugenda. Gerageza ugire discipline mu byo ukora. Setinga none, gira ingamba, gira liste y'ibyo ugomba gukora umunsi ku wundi. Tangira ubuzima bwawe none, buha intego, buha ingamba, buha icyerekezo. Fata ibitekerezo byawe ubihindure, ubishyire mu bikorwa. Va mu byo urimo, irinde kureba ku by'abandi. Iga ibyawe, kuri byawe, maze urebe ko bitaguha umusaruro. Gira discipline mu byo ukora, bizakugeza kure, uzagera ku ntsinzi. Icya karindwi, umugabo w'umunyantege nke buri gihe ahorana excuse mu buzima bwe. Yakora ikintu kigapfa ati byatewe, byakozwe. Ibi nabyo bikwereka umugabo w'umunyantege nke. Ubundi umuntu uko byakagenze nta excuse yagakwiye kugira mu buzima bwe. Yagakwiye gusetinga ibyo agomba gukora. Byapfa akamenya ko byapfuye, byakunda nabwo akihishema akamenya ko byakunze, akirinda excuse mu buzima. Ubundi umugabo ahava akagira ntabwo ari ngombwa yuko ahora asa neza mu buzima bwe, ahora akora ibyiza gusa. Oya, ahora n'intsinzi. Oya, kiranga umugabo yagakwiye guharanira intsinzi nibura ya 99%. Irindi rimwe ni irya excuse mu buzima bibaho. Uko ibintu byaba bikomeye kose, umugabo nyamugabo, umugabo w'umunyambaraga yagakwiye guhorana icyizere cy'uko agomba gutsinda. Yagakwiye guhorana icyizere cy'intsinzi.
ukirinda excuse aho iva ikagera. Ibyo nibyo bizakwereka umugabo w'umunyantege nke. Buri gihe ahorana excuse. Icyanyuma, umugabo w'umunyantege nke nta na rimwe azaharanira guhinduka. Buri gihe ahora yumva ko ari umunyakuri. Buri gihe ahora yumva ko ari umunyembaraga. Buri gihe ahora yumva ko ari umutsinzi. Nta na rimwe ashaka impinduka mu buzima bwe. Ahora ashaka kureba ibyo abandi bakora. Ntago ashobora gusetinga ibintu bye ngo abikore. Oya, ibi nabyo bikwereka umugabo w'umunyantege nke. Hinduka none, gira icyerekezo, haranira guhinduka, hindura ingeso mbi, gana ku nziza. Ibi nabyo bizatuma uba umugabo w'umunyembaraga. Nimba utarakora subscribe ku ishene, wayikora tugakomeza kubana umunsi ku munsi mu biganiro tugutegurira umunsi ku munsi. Tuzigera wicuza kubana natwe.